Haleluya. Nishimiye kuba ngiye kubana nawe mu ijambo ry'Imana. Nitwa Niyitanga Noah, ndi mwene so muri Kristo, nkaba nareguriye gukora umurimo w'ivugabutumwa. Reka twicishe bugufi dusenge mbere yuko twiga ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami Imana, kuri Imana yo kwizerwa. Tugushimiye ko wabanye natwe mu buryo butandukanye guhera umunsi twavukiye kugeza ubu ngubu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo uzubane natwe muri uno mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, buri wese asingire umugabane we mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 12. Haranditswe ngo, ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye, kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwuka w'Uwiteka wampatiye ko mvugana nawe ku kintu kijyanye n'ubusore. Ibi biraba byiza cyane niba ukiri umuntu w'umusore, biraba byiza cyane niba ukiri mu myaka y'ubusore. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Ubusore ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu gikomeye, aho uba ushinga ibirenge bigafata, aho uba uzi neza kuri igitangaza, aho uba ufite imbaraga z'umubiri, aho uba ukomeye mu buryo bugaragarira buri wese. Nicyo gihe cyo gukabya ubwiza ku bantu bose, nicyo cyiciro cyo gukabya uburanga, nicyo cyiciro cyo gukabya uko umuntu agaragara, nicyo cyiciro kibaho, kiri mu byiciro bikomeye cyane umuntu ageramo cyo gukabya imimerere myiza kuri we, kandi kiri mu cyiciro umuntu ageramo cyo kubasha gukora ibintu byinshi kandi n'imbaraga nyinshi, kandi akaba yanabikora mu buryo bwiza cyane. Ariko Pawulo abwira Timoteyo ngo ntihakagire umuntu n'umwe uhinyura ubusore bwawe. Ibi bivuze iki? Iyo uri umusore uba ufite imbaraga nyinshi cyane, ariko wibuke yuko ubwenge n'igipimo cy'ubushishozi kiba kiri ku rwego rwo hasi, mu gihe abasaza bo baba bafite intege nke, ariko igipimo cy'ubushishozi n'ubwenge kiri ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu bitwa inararibonye. Iki akenshi baba bavuga ishano babonye rigo, baba barabonye byinshi bikomeye cyane, bikabahindura inararibonye, bikabahindura abantu bagira ubwitonzi buhambaye cyane ku kigero giteye ubwoba, bakaba babasha no kumva impumuro y'umurasire w'izuba, kubera ko baba barabonye ibintu byinshi kandi baba baranyuze muri byinshi bikomeye. Niyo mpamvu babwira abakiri bato ati nyamara nimwitonde, nk'uko njyewe nawe tubizi. Abanyarwanda babihererekanyije babibwira ababakomotseho, buri wese abwira umukomokaho ati ukize ubusore arabubagira, kubera ko ubusore busunikira umuntu mu gukora ibidakwiriye. Ubusore busunikira umuntu mu kugendera mu nzira mbi ku rwego rwa nyuma rwo kuzigenderamo. Ariko iyo wizeye Yesu Kristo, ariko iyo ugarukiye Imana, ni ukuri ibasha kukuyobora. Ubusore ntawe utabwicuza, ubona aganiriye nabo bose benshi barabwicuza, kubera yuko busunikira umuntu mu gukora ibidakwiriye, kubera imbaraga z'umubiri zidafite ubwenge buhagije n'ubushishozi. Ndakwinginze mwene data, uyu munsi wamenya yuko ubwo busore bwawe ari ikintu gikomeye. Ubwo busore bwawe ni igisasu ndetse cyo mu bwoko bwa kirimbuzi, ni igisasu cyo mu bwoko bwa kirimbuzi, ndetse kirimbuzi mu buryo buhambaye. Mu bijyanye n'ibisasu nyega ko twakigeranya na hydrogen bomb. Ni bombe ikomeye cyane, yabasha kunyeganyeza umwanzi, yabasha gusenya Satani. Satani ahinda umushitsi mwinshi yabonye hari umusore umwe byibuze uhagurutse ngo akore izina ry'Uwiteka, kuko abasanzwe abizi ko rubanda nibabimenya bazumirwa, bakareba uwo musore ufite ubuhanga, uwo musore ufite byinshi byakamusunikiye mu gukora ibinezeza bibi biteye n'isoni, ariko wemeye gukorera izina ry'Uwiteka. Bose bakumirwa cyane bagatangara, izina ry'Uwiteka rikubaho kubera uwo nguwo. Kubera ko wenda iyo umusaza avuze ubutumwa, bashobora kuvuga ngo weho ibibi warabikoze none ubashije kubona ubihaze, cyangwa se wakoze ibibi byinshi none ubashije kubona ushaje utagifite ingufu, urahindukiye uvuze izina ry'Uwiteka. Ati cyangwa we wanyuze mu bintu byinshi bibi, none ubonye unaniwe, none ubonye utagishoboye, uhisemo gukorera izina ry'Uwiteka. Ariko iyo ari umusore barumirwa cyane. Baturaya yarakwiriye gukora ibiteye isoni, Baturaya
yakabikoze akabishobora, batura yakagendeye mu kigare cyangwa yakagendeye mu kigurupe cyangwa yakagendeye mu mwijima ubasa abandi benshi, atari ko muri imirimo y'Uwiteka ukuntu ihambaye, we yabashije kurokoka, we yabashije kuvayo, dore none aravugira izina ry'Uwiteka mu buryo buhambaye. Icyo gihe Satani amenya yuko kabaye, icyo gihe Satani amenya yuko ari ibintu bikomeye. Ariko niyo mpamvu muri ino minsi abasore benshi bahenebereye, abasore n'inkumi bafite imbaraga z'imibiri n'iz'imitima zagakorera izina ry'Uwiteka, baganishije ibintu byabo mu kindi cyerekezo, kandi barabyirata, kandi barabipostinga, kandi barabivuga. They are proud for what they are doing, bari proud y'ibyo bakora. Kuki weho w'umusore, kuki weho wamenye Imana, kuki weho wamenye Imana ibyiza ikora, kuki ugenda wihisha, kuki ugenda uhesa ibitugu, kuki ugenda uhesa umugongo, kuki ugenda utavuga we iby'Imana yagukoreye, kuki wowe utagaragaza ishusho y'iby'Imana yagukoreye. Yanyoha iminyago na Satani bakavuga, isi yose ikakira content y'uko ari bo bashoboye, isi yose ikakira content y'uko ari byo byiza, kandi nawe wavuze kuko Imana hari wenda yakuzanye aho uri hose kugira ngo hagire umuntu uhinduka, kuko Imana yakugize ukuri kugira wenda hagire umuntu uhinduka. Turi inzandiko zandikwaho, turinda inzandiko zanditsweho buri wese asoma. Ntabwo ari ngombwa ngo uvuge, niyo utashomoka ngo uvuge nka Pawulo, ahari wenda wabwiriza ubutumwa ahure, ahari wenda wabwiriza ubutumwa mu gacubarizwamo, naho utagera ku nkombe z'isi, ariko wenda wavuga ubutumwa ahure. Why? Kubera iki abakora ibi bari proud yabyo? Kubera iki bishimira kubivuga? Kubera iki bishimira kubiririmba? Kubera iki bishimira kubigaragariza abandi? Kuki wowe utari proud y'icyiza wamenye ngo uhaguruke ukivuga abandi, ahubwo ukagenda uhesa ibitugu umeze nk'uwanyagiwe, utabasha no gutobora ngo ubwire abandi icyo Uwiteka yagukoreye? Niba koko warasogongeye ku rukundo rw'Uwiteka, ukamenya uburyohe buba muri Yesu Kristo, kuki utabwira abandi, kuki utavuga? Dusome isomo risoza. Ndakeka turavuga cyane cyane ku basore, kuko ubusore ni ikintu gikomeye cyicuzwa kandi cyicuzwa na benshi. Turasoma muri Luka igice cya 10, Luka igice cya 10, ndatekereza twahageze. Luka igice cya 10 umurongo wa 17. Nuko abo 70 baragaruka bishima bati, databuja abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Ndishima cyane iyo nsomye n'amagambo ngo nabonye Satani amanuka asa n'umurabyo. Yesu Kristo yabonye Satani amanuka, amanukiye urubyiruko asa n'umurabyo, amanuka agambiriye kubajugunya mu busambanyi, amanuka agambiriye kubajugunya mu imyuka mibi, amanuka agambiriye kubashira mu bwibone n'ubwirasi n'ubushinzi no gushira isoni no kuvuga batagira icyo batinya, ntibatinya no gutuka bababyaye. Ariko Yesu aravuga ngo nubwo nabonye amanutse ameze gutyo, ngo ariko mwebweho, haleluya, ngo ariko mwebweho abitiriwe izina ry'Uwiteka, ngo ariko mwebwe abasore bakurikiye izina rya Yesu Kristo, ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira sikoropiyo, ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka, ngo muzarya ibyica ntimuzapfa, ngo kandi imbaraga z'umwanzi ntacyo zizigera zibatwara. Wowe uri muri Yesu Kristo ukomeza utwaze, ndakwinginze komeza utware. Witinya abantu kuko ntacyo bazakugira, witinya abantu kuko n'ubundi ntibagukunda, ahubwo reba amaso, tunga amaso kuri Yesu Kristo. Wibatinya kuko n'ubundi ntacyo bakumariye, n'ubundi ntacyo bakora ku buzima bwawe, n'ubundi wapfa bareba, n'ubundi nabo imbaraga zabo ni nkeya. Uratinyira icyo uwo muntu upfa akabora, utinyira icyo uwo muntu. Niki kikubuza kuvugira izina ry'Uwiteka? Niki gituma udahaguruka ngo ushira amanga uvuge? Ko abandi bo bashize isoni bakavuga ibiteye isoni byabo, bakabihamiriza ku karubanda, ko bo bahamya ibyo bakora bibi. Niki gituma utavuga ibyo ukora byiza? Ubusore ni ikintu gikomeye. Ndakwinginze haguruka ukore, uracyafite imbaraga. Ntuzabasha gukora waraturitse amavi, ntuzabasha gukora utakigira amenyo, utakivuga neza, ntuzabasha gukora bwije. Dukore hakiri ku manywa, dukore tugifite ubushobozi, kandi ntugire ubwoba kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Haguruka uko imbaraga zawe zingana uyu munsi, uvugira Uwiteka, uvuga imirimo n'ibitangaza yagukoreye, uvuga iyo yagukuye.
urambwiza ukuri yuko wowe utarakiriye Yesu Kristo ngo umumenye, uzakizwa n'iki? Uyu Satani umanutse asa n'umurabyo, uzakizwa n'iki ubusambanyi bwadutse bwo muri iyi minsi? Uzakizwa n'iki irari n'ubwibone n'ubushinzi no guhagarara n'ubwomanzi no kuba abantu badashobotse bwadutse muri ino myaka, aho abakora ibibi biteye isoni batinyuka no kubivuga kandi bagasaba uburenganzira bwabo? Uzakizwa n'iki imbaraga z'umwanzi Satani zamunikiye abinoze? Uzakizwa n'iki kizira umunsi kizakandagira hera? Ikizira nigikandagira hera uzakizwa n'iki nutajya muri Yesu Kristo? N'iki kizakurengera? Hari ibintu bidasaba ubwirinzi. Ntabwo ibisasu bya kirimbuzi bisaba ubwirinzi, oya, bisaba guhunga. Uriruka. Yosefu ahura na muka Potifari yarirutse. Hari ibintu bitazasaba ko wirinda, bizasaba kwiruka ugahunga. Haleluya. Turacyari kumwe bene data, nizeye yuko tukiri kumwe, ariko ndakwinginze ubimenye neza, ubwo busore ufite ni nk'igisasu cya kirimbuzi. Nakurikiranye abatunzi ibisasu bya kirimbuzi, naje gusanga yuko bamekinga sure ko kode zabyo zitungwa n'umuntu ukomeye kandi zifitiwe umutekano ukomeye, kubera ko baba bafite ibyo bisasu mu buryo bwo kwirinda no guhabura umwanzi, ariko ku rundi ruhande bacunze nayo byabaturikana. Nawe icyo gisasu cy'ubusore ufite cyahabura umwanzi, ariko nucunga nabi kizaguturikana. Ati reka nkomeze niryohereze, igihe nikigera nzabisohokamo. My dear friend, ntabwo uzi mu ikoni ry'ubuzima ikigutegererejeyo, ahari kizaguhitanirayo ntugaruke. Kandi wibuke yuko iyo umuntu atinze mu mwijima awureberamo, wibuke ko ushobora gutinda muri uwo mwijima bikarangira urimo urareba. Bizagenda bite nutangira kurebera muri uwo mwijima wihishe? Nutangira kubikorera ku karubanda, nta kindi kizaba gisigaye uretse kujugunyirwa Satani akakurimbura, akajyana ubugingo bwawe nk'uko yajyanye ubw'abandi. Iri si iterabwoba my friend. Ndakubwiza ukuri ko nudahinduka, ndakubwiza ukuri ko nutireba w'uyu munsi ngo wimenye ububi bwawe wemere guhinduka, nta kindi kigutegereje. Kuko itegeko ry'Imana risohora nk'uko Imana yabivuze, ngo ni Imana itarobanura ku butoni kandi ica imanza zitabera. Niba ica imanza zitabera bisobanuye kwigenderera ikanagororera abakoze neza, kandi n'abakoze nabi nta miyaga nabibagororera ibingana n'ibyo bakoze. Niyo mpamvu uyu munsi rero mwinginze mwene data, uhindukire ugarure ubusore bwawe ku Uwiteka, kugira ngo bukorere Imana muri kino gihe kigoranye, kugira ngo abana bitiriwe izina ry'Uwiteka uyu munsi bahaguruke basenge, kugira ngo ibihugu byabo bikire, kugira ngo imiryango yabo ikire. Nuhaguruka ugakorera Uwiteka ntazagutererana. Witinya abana b'abantu, witinya abantu bapfa, banibagirwa bapfa. Haguruka ukorera izina ry'Uwiteka. Ndagushimiye cyane, reka twicishe bugufi dusenge tunasoza. Nizere ko wasingiye umugabane wawe muri ino jambo ry'Uwiteka. Ndagushimiye kuri Imana nzima, ushimiye ko wageneye umugisha kandi ugaha impuguro, ugakora no ku mitima yumvishe ino jambo wese kugira ngo abashe guhinduka. Tugirire neza muri buno buzima turimo, tugirire neza mu byo turimo. Abagiye gusenga bose ubagirire neza, n'abasenze ejo ubaha umugisha bakoreye ku munsi w'isabato y'ejo. Kandi n'uyu munsi abagiye guterana ahitiriwe izina ryawe, batakambira izina ryawe, basingira umugisha wawe. Ndakwinginze kugira ngo bane nabo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimira.